Ndagusuhuje cyane wowe ukomeza kugenda ubana na Raza Media TV umunsi ku munsi. Kuri uno munsi tugarutse ku nkuru y'akababaro, ku nkuru ibaye nonaha. Impanuka ikomeye cyane, imodoka yo mu bwoko bwa Land Cruiser, aho ikoze impanuka ikagonga abantu bageze muri 6, harimo umunyonzi ndetse abo bantu bakaba bari hano Sejemu aho impanuka ibereye. Ni impanuka ikomeye cyane ibereye hano Sejemu iruhande rw'ikigo cy'amashanyarazi cya REG, aho bakunze kwita Sejemu ku bamotari. Iyi mpanuka rero ikaba ibaye mu gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, tariki ya 23 z'ukwa 12, ibaye ahagana mu masaa 11:00 irengaho gutyo. Ikaba ari impanuka iteye abantu benshi ururondogoro, ikaba isize yangije byinshi, aho biri kuvugwa ko abarenga 3 bashobora kuba bapfuye, abandi bakaba bakomeretse bikomeye cyane. Bidatinze rero abapolisi ndetse n'imbangukiragutabara bahise bahagera, aho babashije gutwara inkomere ndetse n'abapfuye. Ubu tuvugana bakaba barimo bareba uburyo babageza ku bitaro bigomba kubitaho muri aka kanya. Rero twebwe nka Raza Media TV ubwo twabonaga ibyo bibaye, iyi nkuru nibwo tuyibazaniye idafite byinshi biyiherekeje, itarimo ubuhamya ku babibonye, ariko uko bigaragara ni impanuka ikomeye. Ni impanuka ibaye muri ya minsi mikuru, aho abantu hagenda haba impanuka zigiye zitandukanye. Iyi mpanuka sinzi niba twayita niba ari imwe muri zimwe zijya ziba mu mpera z'umwaka zitewe no gusinda cyangwa n'ibindi. Icyateye impanuka ntabwo twabashije kumenya niba imodoka yari yabuze fire cyangwa se uwari uyitwaye yaba yagize ikibazo nk'uko bamwe bagenda babigarukaho, ariko biri buze gutangazwa. Polisi iracyarimo ikora iperereza ku giteje iyi mpanuka. Ni impanuka ikomeye cyane, murabibona mu mashusho, murabibona ndetse no mu mafoto uko bigenda bigaragara. Murabona hari imodoka za ambulance zirenga 3, hari imodoka z'ubutabazi za polisi, hari abapolisi bashinzwe umutekano. Murabona abantu ni benshi cyane bashungereye. Iyi mpanuka rero ikaba irimo ivugisha benshi kuko uburyo ibayemo ni uburyo butumvikana budasobanutse. Ubu hagiye gukorwa iperereza mu gihe inkomere zigiye kuvurwa, ababashije kwitaba Imana nabo bakaba bashaka uburyo ki nyine imiryango yabo igenda kubashyingura. Ni impanuka nyine niko bimera hano mu isi. Nyine impanuka ziba zihari, tuba turi mu isi y'ibyago n'ibindi, ariko nyine twihanganishe abantu bakomerekesheje ababo muri ino mpanuka, ndetse n'abagize ibyago bakaba bapfurishirije muri iyi mpanuka nabo dukomeze tubihanganishe. Ni kuri Raza Media rero nk'uko mugenda mukomeza mubibona mu mashusho, abantu ni benshi, nyine ni agahinda, ni imibabaro, ariko nyine isi y'imibabaro niko imera. Iyi nkuru rero tuyibazaniye idaherekejwe n'ubuhamya, uko turagenda tugira ibindi tumenya ku byangijwe n'iyi mpanuka, nabyo turibagezaho mu biganiro byacu bigiye kugenda bikurikirana uko bigenda bimeze. N'ubundi tutagiye kure ku bijyanye n'impanuka zikunze kuba mu minsi ya nyuma y'ukwezi kwa 12, ni impanuka ziba zikomeye cyane. Ni impanuka ziza zizanye, hari iziza ziturutse ku businzi n'ibindi, ariko ni impanuka nyine nk'uko bakunda kuvuga ngo impfu ziriyongera mu mpera z'umwaka. Mu mwaka wa 2024 ubu nawo ni ibi byawo nyine. Murabona yuko ibintu bigenda bikomeza kugorana, ndetse
biracyakomeje kugorana yuko izi mpanuka ziba mu mpera z'umwaka zikumirwa. Hari n'izindi mugenda mwumva hirya no hino, ariko nyine tuba tubasabira kugira imitima ikomeye, kugira imitima ibasha gutekereza, ikagira imbamutima nyine itandukanye, ku buryo ibijyanye no gukumira no kwirinda impanuka buri wese agomba kubigira umwihariko we, buri wese akirinda impanuka zitunguranye. Rero komeza ubane na Raza Media TV, ngushishikariza gukanda subscribe kuri wowe utarayikora. Muri byinshi tugiye kubakurikiranira muri iyi mpanuka ibaye nonaha, tuzabibagezaho ejo n'ubundi ku yindi video tuzabakorera, mu rwego rwo kugira ngo tubereke, tubahe ubuhamya uko byagenze, ubwo tuzabasha kubona nyine ababyiboneye imbone nkubone ako kanya. Komeza ugire ibihe byiza, Imana ikomeze igutize ubuzima, usoze uyu mwaka wa 2024 amahoro, winjira mu mwaka wa 2025, ndetse nawo uzawurangize kandi uniyongeze. Imana ndetse n'amahoro itanga nabyo bibane nawe. Murakoze.